السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، ما زلنا نعلق على كتابنا روضة الأنوار في سيرة النبي المختار للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله تعالى. Shimwe ikuzo ikwiriye Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha nibisakari kosozereje intumwa n'abahanuzi nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, nabiwe n'abasangira nyendobe n'abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala kutwese yadushyira muri abo ngabo, Allahumma amin. Ibadallah, bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, dukomeje kurebera hamwe amasomo agendanye n'amateka y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Twifashishije igitabo ubusitani bw'urumuri mu mateka n'imibereho by'umuhanuzi watoranyijwe ariwe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Twagarukiye ku mutwe ugira uti ghazwatu badri al-maw'id. Ghazwati badri al-maw'id, urugamba rwabereye ahitwa Badri. Abahakanyi bari barasezeranyije abayisilamu. قال ذكرنا أن أبا سفيان كان قد تواعد في أحد على حرب في العام القادم. twavuze ko Abu Sufyan yari yaratanze isezerano ku rugamba rwa Uhud ko mu mwaka uzakurikira hazaba indi ntambara. Niwe ubwe watanze isezerano ariha abayisilamu. Bityo mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani Sha'ban mu mwaka wa kane nyuma y'uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ihungiye Madina, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yerekeje ahitwa Badri nk'uko bari basezeranye. Yahamaze iminsi 8 itegereje Abu Sufyan, iri kumwe n'ingabo 1500, iri kumwe n'ingabo 1500 n'amafarasi 10. Muri izo ngabo 1500 arimo n'amafarasi 10. nuko iha ibendera Ali ibn Abi Talib, maze isiga Abdullah ibn Rawaha ari umusigire wayo i Madina. Qala amma Aba Sufyan فإنه خرج في 2000 مقاتل. naho Abu Sufyan we yaje ari kumwe n'ingabo 200 n'amafarasi 50 ku mafarasi 10 y'abayisilamu, kugeza ubwo yageze ahitwa Marri al-Dhahran, akambika hafi y'amazi yitwa Mijanna, yari amazi azwi muri ako gace. Yagize ubwoba kuva yahaguruka. Yumvaga Abu Sufyan nubwo ari waratanze isezerano ry'urwo rugamba, afite ikintu cy'ubwoba kuva yahaguruka imaka ajya aho ngaho Badri. Maze abwira abagenzi bati, ntabwo bikwiye ko mukora urugamba muri iki gihe, ntabwo bikwiye ko mukora urugamba muri iki gihe, kandi ni wari umugaba mukuru wanateguye ingabo, kuko ibihe byiza by'urugamba ari iby'uburumbuke, mweza mukananywamo amata. Bityo murabona ko uyu mwaka ari uw'amapfa, niyo mpamvu mpisemo gusubira inyuma, namwe nimusubire inyuma. Uko basubirayo ntihagira uwitandukanya n'umwanzuro bari bafashe. قال وقد باع المسلمون أيام إقامتهم ببدر ما كان معهم من أموال التجارة. مجيه أبيسلام بamaze ahitwa Badri banagurishije imwe mu mitungo yabo ibicuruzwa bari bafite. Buri dirhamu rimwe bakaryungukamo amadirhamu 2. ntabwo bari bagiye ku rugamba gusa, ahubwo bari bagiye banitwaje imitungo yabo bagenda bagurisha. Hanyuma bagaruka buri mwanzi wese yabatinye, Allah subhanahu wa ta'ala yabasubije igitinyiro. Muribuka ko ku rugamba rwa Uhud twabonye ko sumah y'abayisilamu n'igitinyiro cy'abayisilamu muri rubanda cyari cyaragabanyutse, kugeza ubwo buri muntu wese yumvaga yatera abayisilamu, kugeza ubwo buri muntu wese yumvaga yabagabaho igitero. Ariko iyi ghazwat Badr al-Maw'id, uru rugamba nubwo rutabaye, rwagaruriye igitinyiro abayisilamu, abantu na rubanda bakomeza kubatinya. Maze amahoro asakara hose. Haca igihe kirenze umwaka nta mwanzi
n'umwe ugize icyo avuga maze intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kubw'ingabire za Allah subhanahu wa ta'ala hanyuma no kubw'iki gihe cy'umutekano ishobora kubona umwanya wo gushyiraho gahunda z'umutekano ku mipaka ya kure kugeza ubwo igiye guhana kugeza ubwo intumwa y'Imana yanarenze gushyiraho imipaka no gutanga umutekano ikazajya ijya guhana abambuzi bo mu mayira ahitwa Dawmat al-Jandal. Mu gihe cya kera hari abantu bitwaga Qutta'u Turuq, abambuzi bo mu nzira bacungaga abantu bavuye kurangura ibicuruzwa byabo, nta kandi kazi, ari ibisambo gusa bigomba kuba biri aho ngaho mu nzira bikabafata bikabica bikanabambura n'ibyo bafite. N'Imana rero yagiye kubarwana no kubahana ahitwa Dawmatil Jandal mu kwezi kwa gatatu Rabi'in al-Awwal mu mwaka wa gatanu nyuma y'uko N'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihungiye i Madina, maze Allah subhanahu wa ta'ala yishoboza gukwirakwiza umutekano n'amahoro mu bice byose. Qala rahimahullahu ta'ala ghazwati al-ahzab, urugamba rwitiriwe udutsiko al-ahzab. كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يتفرغون لنشر دينهم. N'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'abayisilamu bendaga kubona umwanya kubera icyo gihe cyiza cyo kuba nta ntambara zirimo, ari igihe gisa nk'icy'umutekano, bendaga kubona umwanya mwiza wo gukwirakwiza idini ryabo ndetse no gutunganya imibereho yabo batari mu bigendanye n'intambara n'ingamba. Nyuma y'uko babonye ituze kubera ingamba intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafashe zuje ubushishozi zatumye nta guhangana kongera kubaho, nyuma y'urugamba rwa bene an-Nadir mu gihe kirenga umwaka n'igice, ariko bari abayahudi muri ukakaba bene an-Nadir bara abayahudi bari batuye i Madina. Aba bayahudi Isa alayhi salatu wassalam yabise abana b'inzoka muri bimwe mu bitabo, kama fil bidayati wan nihaya, mu gitabo al bidaya wan nihaya agaragaramo imvugo ya Isa alayhi salatu wassalam yita abayahudi abana b'inzoka. Ntibigeze baha agahenge abayisilamu kuko abayahudi bamaze gutura i Khaybar, bamaze kwirukanwa kubera gutatira igihango cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Murika ko bacitsemo ibice, bamwe bagiye gutura Khaybar ni hafi ntago ari kure cyane ya Madina, abandi bajya gutura Sham. Abari baragiye gutura Khaybar batangiye gucura imigambi mibisha rwihishwa kugeza ubwo bashoboye gukusanya ingabo nyinshi zavaga mu moko y'Abarabu zije guhangana n'ab'i Madina. قال يقول أهل السير إن 20 رجلا من سادتهم وزعمائهم خرجوا إلى قريش. abanyamateka baravuga bati abagabo 20 mu bikomerezwa byabo n'abatware babo bagiye kureba abakoreshi, babashishikariza gutera umujyi wa Madina, babasezeranya intsinzi, nuko abakoreshi barabemerera. Nyuma bajya kureba abo mu bwoko bwa Ghatafan, nabo barabibemerera. Hanyuma bazenguruka amoko yose, amwe muri yo arabemerera, maze abo bantu bose bahaguruka kuri gahunda iteguwe, yapanzwe n'abayahudi, iteguwe neza cyane kugeza igihe bose bageze mu nkengero z'umujyi wa Madina mu gihe kimwe. Qala rahimahullahu ta'ala ashura wa hafri al-khandaqi, kujya inama ndetse no gucukura indaki. Qala wa balagha khabar tajammu'ihim wa taharrukatihim ila al-madinati, inkuru yabo yo kwihuriza hamwe no kwerekera i Madina yageze ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, k'abantu bihuje ari amoko agiye atandukanye ndetse bakaba berekeje n'i Madina, bakaba baje gutera intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hanyuma intumwa y'Imana nk'uko byari mu migenzo yayo, nk'uko duhora tubisubiramo ko iyo umuntu ari umuyobozi aba agomba kugisha inama abayobora, atagomba kugendera ku bitekerezo bye wenyine, kuko ntago ari we wenyine Allah subhanahu wa ta'ala yahaye ubwenge. Iyi ni inzira, ni na sunna, ni n'umugenzo mwiza abayobozi bagomba gushyira mu bikorwa.
icyo ari cyo cyose waba uyoboye n'abo ari bo bose waba uyoboye, nubwo waba uyoboye abantu batatu. Intumwa y'Imana rero yagishije inama abasangirangendo bayo. Mu basangirangendo bayo benshi yari ifite harimo witwaga Salman al-Farisi. Salman al-Farisi, Salman wakomokaga muri Persi. Muri iki gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari igihugu gifite imbaraga, ndetse cyari nacyo gihugu gikomeye kuruta ibindi bihugu byose. Uyu Salman al-Farisi niho yakomokaga. Arangije agira inama intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama yo gucukura indaki cyangwa se gucukura imiringoti. Barayakira banayemeranywaho. وحيث إن المدينة تحيط به اللابات أي الحرات, kubera ko umujyi wa Madina n'ubusanzwe uzengurutswe n'inkuta zubakishijwe amabuye yirabura, haba iburasirazuba n'iburengerazuba. Umujyi wa Madina uzengurutswe n'imisozi y'ibitare, haba iburasirazuba n'iburengerazuba ndetse no mu majyepfo, kandi bikaba bitari gushobokera ingabo kuwinjiramo keretse zinyuze mu majyaruguru y'uyu mujyi wa Madina. Izo ngizo zishaka kubatera nta bundi buryo zari zifite bwo kwinjira i Madina usibye kuba zakinjirira mu bwinjiro bw'amajyaruguru y'uwo mujyi. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahisemo icyo gice cy'amajyaruguru, ahantu hafunganye hagati y'urukuta rw'uburengerazuba n'urw'uburasirazuba, ahangana na mayil imwe, maze icukura indaki ihuza izo nkuta ebyiri. Itangira gucukura iyi ndaki ihereye mu burengerazuba bw'umusozi witwa Sil'a, iwuhuza mu gice cy'iburasirazuba n'agasongero k'ibuye kari ku rukuta rw'iburasirazuba ku nkuta z'ahitwa Atmu Sheikhain cyangwa se Atmu Ash-Sheikhain. Izi nkuta cyangwa se izi ndaki no kuri uyu munsi ziracyahari. Ababasha kujya mu gihugu cya Saudi Arabia kujya gukora hijja bakagera Madina, hari ubwo ababayoboye babatembereza bakabereka ahacukuwe izo ndaki. Na n'ubu haracyahari, babereka ahacukuwe izo ndaki ku musozi wa Uhud. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahaye inshingano buri bagabo 10 mu basangirangendo y'intumwa y'Imana gucukura uburebure bungana na dhira 40. Twabonye ko dhira ari igipimo kiva ahangaha ku rutoki rwa musumba zose kikaza kikagera mu nkokora z'umuntu ufite ukuboko kuringaniye. Icyo nicyo gipimo cya dhira. Icyo gipimo tuvuze gikube inshuro 40. Abagabo 10 nicyo gipimo yari yabahaye bagomba gucukura. Kandi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanifatanyije nabo mu gucukura indaki. Nago ubwayo yavuze ati ngende intumwa y'Imana nkaba n'umuyobozi wanyu, mwese nimucukure mbarebera. La, yifatanyije nabo gucukura ino ndaki ndetse no kunaga igitaka kugikuramo bagishyira hanze. Bateraga igisigo ikabikiriza, nayo yagitera bakayikiriza mu rwego rwo kugira akanyabugabo. Ubwo bacukuraga indaki bahuye n'ingorane zikomeye. Muri zo harimo ubukonje bwinshi ndetse n'inzara. Cyari mu gihe cy'amapfa. Muribuka ko Abu Sufyan yari yasubiyeyo yanze kurwana mu bihe byari byashize kubera cyari igihe cy'amapfa. Bari bafite n'inzara kubera ko bajyaga bazanirwa urushyi rw'ingano bakayitekesha amavuta y'ikimuri ikagira impumuro. Kubimira byabaga bigoranye, kurenga umuhogo ntibyari byoroshye. Nyuma batakira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam inzara bari bafite, mbayereka n'inda zabo bari bahambiriyeho amabuye, bahambiriye ku nda zabo, maze nayo ibereka ku nda yayo. Ni nko kubabwira iti ntago ibyabagezeho byabagezeho mwenyine, nanjye turi kumwe, nanjye mfite ibibazo nk'ibyo mufite. Nayo bakuriraho umwenda ibereka yuko mu nda yayo yashyizeho amabuye 2. Waqad waqa'at athna al-hafri ba'd al-ayat. Muri kino gihe cyo gucukura habonetse ibitangaza. Iki gihe cyo gucukura hagaragaye ibitangaza
intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakoreze Allah yakoreye abantu ibicishije ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu gihe bacukuraga indaki habaye ibitangaza. Jabir yabonye ubukana bw'inzara intumwa y'Imana, Imana ihamahoro n'imigisha yari ifite niyihangana, maze ibagira itungo n'umugore we asya urushyi rw'ingano. Hanyuma ahamagara intumwa y'Imana, Imana ihamahoro n'imigisha rwihishwa. Jabir yaravuze ati mfite ibiryo bikeya, aba bantu bose bari gucukura indaki bari abantu benshi, ntabwo nshobora kubahaza, ariko byibura nshobora kuba nahamagara intumwa y'Imana rwihishwa nkaba nayiha ku byo kurya ikarya, hanyuma ikabona akabaraga tugakomeza tugacukura, kubera ko ntabwo ndibashe guhaza abantu bose. Jabir ayibagira agatungo yari afite, zimwe muri riwayati zivuga ko ari ihene, n'umugore we asya urushyi rw'ingano kugira ngo babashe guponda za capati. Hanyuma ahamagara intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam rwihishwa ayikuye mu itsinda ry'abasangirangendo bayo. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yohereje umuntu, tugende wongorera intumwa y'Imana uti Jabir aragushaka, mwitabe mu rugo, ubundi nayo inyonyombe. Ariko iyo ntago yari inzira y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nta nubwo yari bubashe kubikora. Intumwa y'Imana bamaze kuyiha aya makuru, yahise ibwira abo yari kumwe nayo bari gucukura indaki, kandi bari igihumbi ku hene imwe n'urushyi rw'ingano bagiye gupondamo twa capati two kuza kurisha iyo hene igihumbi. Maze intumwa y'Imana itibabwira ati twabonye rizqi kwa Jabir. Uwo Jabir yaratumye aravuga ati la ilaha illallah, karabaye. Baragenda kugeza ubwo bageze mu rugo kwa Jabir. Umugore wa Jabir abaza Jabir ati ko nagutumye intumwa y'Imana, kibyo wampaye ubizi, aba bantu bose igihumbi urabona turi bahije, ugiye kunsebya abantu bose turi bubahe iki? Ati ibyo nakubwiye nibyo nateguye wabibwiye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam irabizi. Ambwiye ati nabibwiye ibyo wateguye n'uburyo bingana. Abagore babasangiye n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari bafite ukwemera, banatinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ambwiye ati intumwa y'Imana irabizi, ati intumwa y'Imana irabizi, ati nimba ibizi rero nta kibazo, ntugire ikibazo, turabibaho ko bingana. Bararya ndetse barahaga, kandi icyungo cyari kirimo inyama cyari cyuzuye. Barariye bya biryo, ya qidri irimo inyama barayirya, abantu bose igihumbi barahaga, kugeza ubwo buri wese avuze ati ndatoshetse. Hanyuma icyungo gisigara cyuzuye kimeze nkaho nta n'inyama nimwe yigeze ivamo, ndetse n'imigati kuri rwa rushyi rw'ingano igikorwa ikirimo irapondwa. Icyo ni kimwe mu bitangaza byabonetse mu rugo rwa Jabir. Mushiki wa An-Nu'man ibn Bashir yashyiriye itende se na nyirarume zuzuye urushyi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam izishyira hejuru y'igitambaro. Uyu nawe nuwari muri icyo gihe cy'inzara bari bafite bari gucukura indaki. Mushiki wa Nu'man yafashe itende zuzuye urushyi azishyira se na nyirarume kugira ngo barebe nimba barya bakagira imbaraga. Azibagejejeho intumwa y'Imana irazibaka, irazizana, izishyira nazo hejuru y'igitambaro, maze ibwira abantu bose ko baza babandi bose igihumbi kurya twa dutende twari turi hejuru y'igitambaro twuzuye urushyi. Bararya, buri wese akuraho itenda rya, maze basubira mu mirimo yabo, itende zisigara uko zari zimeze kuri cya gitambaro. Ibi ni bimwe mu bitangaza byabonetse ubwo bacukuraga imiringoti. Jabir na bagenzi be mu gihe bacukuraga bageze ku butaka bukomeye cyane. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iraza, kuko ubutaka bwa hariya rwari urutare. Bageze ku butaka bukomeye birabananira gucukura. Intumwa y'Imana iraza hakubita ipiki, hahinduka umusenyi. Na Al-Barra'u na bagenzi be bagera ku rutare. Intumwa y'Imana none iraza iravuga iti bismillah, banje ku izina rya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma none hakubitisha ipiki, rusaduka mu duce, hasohoka mu rumuri. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iravuga iti Allahu akbar, Imana niyo nkuru, mpawe imfunguzo za Sham, kandi ubu ndimo kureba ingoro zaho
ndi kureba ingoro za Sham zitukura. Hanyuma yongera ikubita bwa kabiri, itanga inkuru nziza yo kubohoza igihugu cya Persi. Icyo gihugu twavuze cyari igihugu cy'ikinyembaraga muri icyo gihe. Hanyuma none ikubita bwa gatatu, itangaza inkuru nziza yo kubohoza igihugu cya Yemen, nacyo cyari igihugu gikomeye ndetse cyanoherezaga ibigendanye n'imyambaro mu gihugu cya Madina ndetse na Makka, maze urutare rurasaduka. ولعل في هذه كفاية. تقارب قالوا شرانغا إن شاء الله تصاكم إذا كمون سويجو والله تعالى أعلى وأعلم.